ni ngombwa yuko abana baritoranije baryerekwa bakanarimenya, n'itorero rya Kabeza tukarimenya, kuko iri zina rizaba ari iry'itorero rya Kabeza muri General Conference yose. Murumva ko binyura mu nzira kugeza ubwo muri General Conference baba bazi ngo ku Kabeza Junior Club yabo izaba yitwa gutya. Nibamara kuritugaragariza rero korana ubwitange. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Reka rero dusoze dutangaza yuko mu rwego rwa JIA tugira gutangaza umujiya wabaye umujiya w'umunsi. Uyu munsi rero umujiya w'umunsi muri JIA yose ya Kabeza, amategeko, gukomeza umurinzi wo mu ruturuturu, gukora ibikwiye, kwitegereza uwo tuvugana, kubaha no kumvira, kubahera mu nzu y'Imana, guhora uteye, kwamamaza ubutumwa bwiza, gufata neza umubiri wanjye. Impamvu urukundo rwa Yesu ruraduhata. ngo iki? Urukundo rwa Yesu ruraduhata. Berave, oh bravo bravo. Bafite amabendera mwitegure gatatu. Bafite amabendera mwitegure kane. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Tugiye guhera kuri Adventure, bagiye gusezerana bafashe ku ibendera. Isezerano kubwo gufashwa n'Imana buri munsi nzajya nihatira gukora ibyo nshoboye byose. Amategeko, kuba uwumvira, kuba imbonera, kuba umwizerwa, kuba umunyangeso nziza, kuba uwubaha, kuba utega amatwi, kuba uwitonda, kuba ingirakamaro, kuba unezerewe. Amen. Berave, oh bravo bravo. Reka dusabe umuyobozi azakira isezerano. Isezerano kubw'ubuntu bw'Imana nzajya mba umugwaneza n'umunyakuri, nzajya nkurikiza amategeko agenga urubyiruko rw'Abadventiste, nzaba umugaragu w'Imana n'inshuti y'abantu. Amategeko, gukomeza umurinzi wo mu ruturuturu, gukora ibikwiye, kwita ku mubiri wanjye, kwitegereza uwo tuvugana, kubaha no kumvira, kubahera mu nzu y'Imana, guhora ukeye, kwamamaza ubutumwa bwiza. Impamvu urukundo rwa Kristo ruraduhata. Intego, kumenyesha abo ku isi bose muri iki gihe ubutumwa bwo kugaruka kwa Yesu. Amen. Berave, oh bravo bravo. Murakoze cyane. Nta bandi bajene cyangwa ambassadors batarasezerana ngo baze bafatanye n'abandi. Ni karibu, igihe cye cyose ari gahunda ya JIA, umuhango nk'uyu ugomba kubaho. Niyo tudaniye no mu ngando ahantu hose niko gahunda imeze. N'ikindi gihe ugiye mu kibitekerezaho hazaho gusezerana. Isezerano, urukundo nkunda umwami Yesu. Nanjye sindi kubumva turi kumwe. Urukundo nkunda umwami Yesu. Mwavuze cyane. Urukundo nkunda umwami Yesu
nirwo rutuma nsezerana ko nzajya mfatanya n'urugaga rw'urubyiruko rw'Abadiventisiti umunsi wa karindwi, ngakora icyo mbasha gukora cyose ngo mfatanye nabo kwamamaza ubutumwa bwiza ku isi yose. Intego: kumenyesha abo ku isi yose b'iki gihe ubutumwa bwo kugaruka kwa Kristo. Impamvu: urukundo rwa Kristo ruraduhata. Amen. Berave, oh bravo, bravo. Reka nsaba abamasitagadi muze mudufashe kwambika amafurari, please mwihute. Hanyuma nsabe umuyobozi kuza kwakira amasezerano. Imana ni nziza kandi ibihe byose. Shingiye rero ku bubasha mwabwa n'icyiciro cy'urubyiruko rw'Abadiventisiti umunsi wa karindwi n'amasezerano abato ndetse n'abagimbutse n'abakuru babo bagiranye n'icyiciro, turabakiriye muri izi club zose. Imana izabashoboze kandi ibyo basezeranye izabaye no kubishyira mu bikorwa mu izina rya Yesu. Amen. Hari isomo riri muri Ezekiel tujya duhuriraho twese 17 umurongo wa 18. Ntabwo twifuza ko ari ryo rizabasohoreraho, ahubwo ni ukugira ngo bajye bibuka amasezerano bagiranye. Ntabwo amasezerano bayagiranye na Salemu wabasezeranyaga, ahubwo n'amasezerano bagiranye n'Imana. Bazarokoka. Ntabwo tubifuzaho kutazakomeza isezerano. Imana izaribakomerezemo mu izina rya Yesu. Reka dusabe kugira ngo abasoje kugira ngo
hanyuma abakurikiyeho bari muri karabu ya Pathfinder bahere ku myaka 10 kugera ku 15. abo mubona bari kwinjira bakurikiye Pathfinder bari muri karabu bitwa Ambassador, bafite imyaka 16 kugera kuri 20. hanyuma bari inyuma yabo bakurikiye Ambassador n'abajene bafite imyaka 21 kuzamura, aba bitegura nabo kugira ngo bazabe abayobozi bakuru mu cyiciro cya Jiya. abo baje bakurikiye inyuma bambaye imyenda y'icyatsi kibisi n'abayobozi bakuru b'icyiciro cya Jiya mu rubyiruko rw'Abadiventisti umunsi wa 7, abatuzi nk'aba chef guide cyangwa se wa master guide. akaba aribo badufasha kugira ngo dushyire hamwe mu kuyobora icyiciro. intego imwe rero ni kwamamaza ubutumwa bwiza. icyiciro cya Jiya ntabwo dutoranya, nta nubwo tugendera ku bumenyi, ahubwo uraza ukabafata mu cyiciro cya Jiya. kandi umuntu wese nta myaka dufatiraho kugira ngo ajye muri kino cyiciro. umuntu wese ufite imyaka guhera kuri 4 kuzamura kugera kuri 99 yemeye kuza muri kino cyiciro, kandi tumuhaye ikaze rwose. mu cyiciro no guhomba, kuko
twiga ibya mwuka by'umubiri n'iby'ubwenge, bityo tugakurira muri Yesu Kristo kandi tukabigumamo kugeza igihe Yesu Kristo azazira. Bafite amabendera mwitegure gukata iburyo rimwe. Abafite amabendera mwitegure gukata iburyo kabiri. Bafite amabendera mwitegure gatatu. Bafite amabendera mwitegure kane. Abafite amabendera mwitegure gatanu. Abafite amabendera mwitegure gatandatu. Bafite amabendera mwitegure karindwi. Bafite amabendera gukata iburyo rimwe. Bafite amabendera kabiri. Bafite amabendera gatatu. Kane mujya kwicara. Bravo, oh bravo, bravo. À l'église. Kambashimire wari uyoboye kino gikorwa cyo kwinjira ni instructor Capitaine Mastergaidi Sanayo Paul. Mugiye sabato nziza. Nagira ngo rero uyu mwanya tuwuhe Fabrice kugira ngo Donata natambuke kugira ngo aze kuba ari hafi, kugira ngo ataza kujya kure, araba yegereye aho korari yicaye kugira ngo ariho aba yicaye, kugira ngo nibaza kumukenera ataza kuba ari kure. Ariko reka uyu mwanya tuwuhe Fabrice kugira ngo Pathfinder Club batugezeho gahunda baduteguriye. Murakoze. Nabo batambuke baze imbere bazane na Pathfinder. Aba ni aba Pathfinder bo ku itorero rya Kabeza icyiciro cy'abarondabukanda. Ngira ngo gahunda zacu zatangiye nimugoroba, mwagiye mubibona. Uyu munsi ni uwabo ubwo bari kwizihiza gahunda isabukuru y'imyaka 75 bamaze muri uyu murimo. Byinshi rero babateguriye nibyo bagiye kubagezaho mu minota mikeya kandi banezerewe. Reka ndarike Isidori aza tuyobore muri gahunda tugiye gukurikizaho. J'ai toujours attention à mes commandements. J'ai toujours attention, on a turabavumbuzi b'intwari aba
twejejwe twuzuye ukuri, twereka bose inzira nziza igana ku mwami wacu, umukiza Yesu araje kujyana nanjye, nawe. Fils à l'église. Gloire à Dieu. J'ai toujours, toujours, toujours. Au service de Dieu et au service du pays, J.A. Pathfinder Kabeza Youth Involvement. Isezerano. Isezerano ubw'ubuntu bw'Imana, nzajya mwumva neza n'umunyakuri, nzajya nkurikiza amategeko agenga urubyiruko rw'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi, nzajya n'Imana n'inshuti y'abantu. Ngo ngwiki kubw'ubuntu bw'Imana. Nzajya mwumva neza n'umunyakuri, nzajya nkurikiza amategeko agenga urubyiruko rw'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi, nzajya umugaragu w'Imana n'inshuti y'abantu. Amategeko. Amategeko gukomeza umurinzi wo mu ruturuturu, gukora ibikwiye, kwitegereza uwo tuvugana, kubaha no kumvira, kubahera mu nzu y'Imana, guhora uteye, kwamamaza ubutumwa bwiza, gufata neza umubiri wanjye. Impamvu. Urukundo rwa Yesu ruraduhata. Ngo ngwiki. Urukundo rwa Yesu ruraduhata. Berave. Oh, bravo, bravo. zaho indirimbo y'urugaga ndetse n'isezerano n'amategeko n'impamvu biranga abarondabukanda. Rero kuri uyu munsi wa Pathfinder Day ni umunsi mwiza cyane. Abangaba bari hano muzi ko ari aba Pathfinder gusa, ariko icyiciro cya Adventure na Pathfinder bafite ukuntu bari buze kwitwa izina rishyashya dushaka kuza kubatangariza. Nsaba abayobozi bari hariya hanze batambuke batuzanire iriya mpano bafite kugira ngo tuyibatangarize. Batambuke batuzanire impano bafite hano. Barakoze cyane abayobozi kumfasha kugira ngo iyi gahunda igende neza. Barakoze. Nagira ngo nsabe abayobozi bacu b'icyiciro cya Jia mu itorero rya Kabeza ndetse n'umuyobozi wadusuye Obedi Sibomana Master Guide kugira ngo mbasabe batambuke bigire imbere. Dusanzwe dufite izina ryitwa Pathfinder cyangwa se abarondabukanda ndetse na Adventure abato. Uyu munsi ku mugaragaro nk'ibyo byiciro byombi ndetse na bano bayobozi bagiye kudufasha kugira ngo tubereke izina ryacu nk'ibyiciro biri hano imbere. Ndagira ngo mbahe uburenganzira me umwanya umuyobozi mukuru wa Jia hano mu itorero rya Kabeza kugira ngo atwakirire umuyobozi narangiza yereke iteraniro
izina rya club zombi. Murakoze. Arakoze cyane Fabrice, kandi namwe mwakoze kubana natwe, ni iteraniro rishimishije. Uyu muyobozi reka tubanze tumushimire kuko tumaranye umwanya turi kumwe hano, hanyuma ndeba bongeye kumwakira, turamwakira mu buryo bwacu nk'abizera, tunamwakire mu buryo bwacu nk'abajiya. Kaduhere ku bizera turebe uburyo mwakiriye. Imana imuhe umugisha. Amen. Hanyuma Isido, umuyobozi wacu reka tumwakire uko bikwiye nk'umuyobozi wa Jiya. Murakoze mwese, reka mukore mu biganza mu izina rya mwese kandi mwifurize ikaze hano ku Kabeza. Hanyuma inshingano mujye kudukorera, reka mpeshe rero umwanya ababwira uko mubikora. Jiya toujours. Uyu munsi turimo tuvuga ko twizihiza imyaka 75 club ya Pathfinder imaze ishinzwe. Muzi ko mu kwezi kwa gatanu nanone twizihizaga indi anniversaire y'aba bana bato bitwa Adventure. Aba bavantiriye rero n'aba Pathfinder bahuriye muri club imwe yitwa Junior Club. Ubwo abazi guhita bareba kure murumva ko hariho n'indi yitwa Senior Club. Senior Club rero yo iba ihuriyemo Mama Cedric na club ye yitwa Ambassador na JN. Abo nibo bahurire muri iyo club yitwa Senior. Uyu munsi rero kubera ko tugiye kuronshinga Junior isanzwe iriho yaranashinzwe ariko itarahabwa izina, uyu munsi yamaze guhabwa izina kandi FIRD yamaze kuryemeza, riranatangwa kuzamuka kugera mu nzego zose. Niyo mpamvu uyu munsi bohereje umuyobozi mukuru uri buze kuza kurigaragaza. Iyo rero tugiye guhitamo izina club izitwa, hari inzira nyinshi tunyuramo tunyuze muri aba bana, tukabasaba izina ryabanezeza naba iryabanezeza, hanyuma bakazahuza ayo mazina, hanyuma hakazabamo gutoramo izina rimwe irigize amajwi menshi, rikazaba ari ryo rizatoranywa kugira ngo rizaba ari ryo bazitwa. Uyu munsi ku nshuro ya 75 y'umunsi mukuru w'aba Pathfinder hatoranijwe intego yabo, ni ukuvuga izaba igenderwaho kuva ubu mu kwezi kwa 9 kuzageza mu kwezi kwa 9 ku mwaka utaha. Iyo ntego bazaba bagenderamo ikubiye mu nsanganyamatsiko bahaye umutwe uvuga ngo aba Pathfinder bakwiye kubaho ari abantu bafite intego. Kugira ngo babeho ari abantu bafite intego, bagomba gufashwa no kwerekwa inzira zose kugira ngo babeho ari abantu bafite intego. Iyo mwitegereje aba bana, umwana umuha agacupa k'amazi ngo agatwaremo amazi, yamara amazi kuyamaramo ntabwo yibuka ko ako gacupa yazongera kugatwaramo amazi, ahubwo ahita agashyira hasi kagahinduka umupira. Mwarabibonye? Ubwo rero icyo tuba tugomba gukora nk'abayobozi babo ni ukwereka uyu mwana ko icya mbere arimo kwangiza, icya kabiri uko kwangiza ako gacupa gushobora no kwangiza ibindi bintu, kuko ashobora kugatera mugenzi we cyangwa akagatera mu kirahure kikameneka. Ubwo rero tumwereka ko ako gacupa kari gukoreshwa ibintu byinshi kugira ngo azabeho ari umuntu ufite intego y'icyo azageraho. Ni kimwe n'aba ngaba barumuna babo. Izina ryatoranijwe rero rikaza kwemezwa ku rwego rwa FIRD uyu munsi baje kutugaragariza. Ni ngombwa yuko abana baritoranije
baryerekwa bakanarimenya, n'itorero rya Kabeza tukarimenya, kuko iri zina rizaba ari iry'itorero rya Kabeza muri General Conference yose. Murumva ko binyura mu nzira kugeza ubwo muri General Conference baba bazi ngo ku Kabeza Junior Club yabo izaba yitwa gutya. Nibamara kuritugaragariza rero, umuyobozi ushinzwe amasomo kuri iri torero, kubera yuko amasomo yabo yose agomba kuzagenda fokasinga kuri iyo ntego yabo, ni Master Guide Salem. Araza kutubwira impamvu iryo zina riryo twatoranije rikoherezwa kugira ngo baryemeze ko ari iryo ngiryo. Ni ibiki twagendeyeho, ni ukuki ari ryo twiswe, ni ukuki ari ryo dushaka ko rizaba intego yacu ku Kabeza. Murakoze rero muyobozi, mwaturutse kuri field, twagira ngo niba mubitwemereye iri zina murigaragarize amaklabu yacu hano ngaha abiri, rigaragarizwe n'abizera kugira ngo tuze kubabwira n'impamvu ari ryo twahisemo. Ubu rero kubera ko rihuriyemo Adventure rikaba rihuriyemo na Pathfinder, niyo mpamvu ubona ari bo barifite. Hanyuma baraza kuyigira inyuma gato, umuyobozi wa Adventure kuri iri torero n'umuyobozi wa Pathfinder kuri iri torero baraza kuza kuba bari kumwe n'umuyobozi waturutse kuri field kugira ngo batwereke izina ryabo. Murakoze, turabishimiye. Kubona izina abavantiriye n'abapasifanda batoranije muryishimiye, muraza kubashimira ko batoranije izina ryiza kandi muraza kubaha amashyi. Ndavuga igihe muri bube mubonye ari byiza, nicyo kimenyetso turi bubone nitubona. Murakoze, nk'uko umuyobozi yari amaze kubivuga, mwafunguriwe club, ariko uyu munsi tugiye gutangaza izina ryayo ku mugaragaro, nk'irigiye kugaragara muri itorero rya Kabeza, muri Barondabukana ndetse na Adventures. Izina rero ryahiswemo ni izina rya Betelgeuse Club. Guhera rero uyu munsi bagiye kujya bambara ikirango kigaragaza iyi club bahisemo, kandi niryo zina bagomba kujya bitwa uhereye uyu munsi kugeza igihe Kristo azagaruka mu izina rya Yesu. Bahisemo rero Betelgeuse, ni imwe mu nyenyeri zigize umutwe w'inyenyeri zigize Orion. Iyi nyenyeri rero Betelgeuse niyo nini muri zo. Ubwo hari icyo bisobanuye, umuyobozi araza kubyongeraho, kandi twishimira izina bahisemo, natwe twemeza yuko iri zina barikomezanya. Icyatumye barihitamo ari cyo Imana izabasohorezamo muri bo mu izina rya Yesu. Murakoze.
barakoze cyane. Tugiye kubabwira impamvu twahisemo ino zina. Betelgeuse Club ni izina twahisemo nk'uko bababwiye, ni inyenyeri. Kubera iki inyenyeri? Inyenyeri zagiye ziranga igihe cy'amasaha mu gihe cyahise, igihe abantu batari bafite amasaha nk'ahangaha tubona. Ikindi, zagiye ziba ingengabihe y'ubuhinzi n'ubworozi. Hari uko barebaga inyenyeri uko zuzuye mu kirere, uko zidahari, izo arizo bitewe n'uko bagiye bazita amazina, bazigiye bazihuza, bakamenya ko igihe cy'ihinga kigeze cyangwa se ari igihe bagiye kubona umusaruro ku bworozi. Ndetse zafatwa nk'ibimenyetso by'imihango n'imigenzo. Cyane cyane ngira ngo nk'uko abantu babizi, mu Bagiriki bo bagiraga no kuzisenga, ndetse bakajya n'ibyo bibagenderaho, ndetse na n'ubu hari ibyo ababikomeza gutyo. Zafatwaga nk'ibimenyetso by'imihango, zerekanaga ikindi amerekezo y'isi. Urugero, mu gihe cy'intambara abasirikare n'abandi bakoreshaga amato nijoro, bajyaga bakunda gukoresha inyenyeri kugira ngo ibarangire ngo mbese mu majyaruguru nihe. Hari inyenyeri ikunzwe kuvugwa yitwa ngo ni North Star cyangwa Big Dipper, iba mu mutwe w'inyenyeri witwa Ursa Minor. Mu gitabo cy'abo tubana page 52, ni igitabo kigwa n'abana ba Pathfinder, mwabisangamo. Mu gice cy'amajyaruguru yakoreshwa kugira ngo bamenye icyerekezo, bayikoreshaga nijoro kugira ngo bamenye ngo mbese amajyaruguru indi. Ubu ngubu wenda abasiga bakoresha uburyo bundi bwa GPS n'ibindi, ariko icyo gihe bakoreshaga inyenyeri kugira ngo bamenye ngo mbese tugiye muri Amerika se cyangwa tugiye mu majyaruguru gutyo. Ibyo byagiye bigira umumaro mu buryo butandukanye kuva na kera. Inyenyeri tuyibona muri Bibiliya nk'igitangaza cy'Imana. Inyenyeri ni icyaremwe. Tubona muri Yobu igice cya 38 murongo wa 31 kugeza 32, aho Imana izana amazina y'inyenyeri. Izana amazina y'inyenyeri kugira ngo igaragaze gukomera kwayo. Aho Yobu babazwa ngo mbese ndema, Kirimiya n'ibindi, mbese gukomera kwayo waba ubizi. Ariko Imana nimusoma iryo somo muraza gusanga uburyo koko Yobu yaje kugaragara ko ari nta kintu azi. Izi nyenyeri zose muragenda muzibona. Hari inyenyeri tubona muri Bibiliya aho ngaho muri icyo gice yitwa Kirimiya. Mu Gifaransa ngira ngo murabibona mu mafoto aho ngaho bayita Pleiade, iri iruhande na Orion. Hari inyenyeri, hari aho bavuga ngo Mazaroti. Mazaroti tuyitongera kubona ko ari imitwe y'inyenyeri 12 ngo zibarizwa mu muzingo w'inyenyeri izuba rigaragaramo mu rugendo rwayo. Izo Mazaroti twongera kuzibona aho Yosiya yakuragaho ibigirwamana mu gitabo cya kabiri cyo ku Ngoma igice cya 23, aho yakuragaho no gusenga izo mana za Mazaroti. Hari ukuntu kera bizeragamo inyenyeri nk'imana idasanzwe. Hari naho tubona iyo bita Arukuturo n'abana bayo. Ubu ngubu iyo bavuze Arukuturo niyo bita Great Bear cyangwa se Ursa Major. Iyi ngiyi nayo tuyibona mu gitabo cy'abo tubana page 52. Abana bo mu mutwe wabo tubana barayiga muri kiriya gitabo gishya cyasobanuye mu Kinyarwanda. Abana bayo rero ni zira nyenyeri ebyiri zirimo izitwa Big Dipper na Little Dipper. Ndetse twongera muri kiriya gice cya Yobu n'ubundi tubonamo icyo bise iminyururu ya Orion. Mu Cyongereza ngo ni Orion Belt cyangwa Sentier d'Orion. Harimo zino nyenyeri eshatu, Arintak, Arinimram, Mintak. Iyo turebye muri ya Orion twavugaga ndetse na ziriya zituranye nayo tubonamo Betelgeuse. Mu Gifaransa bavuga Betelgeuse, akaba ari inyenyeri igaragara kurenza izindi muri ziriya nyenyeri zose. Nubwo rwose harimo uriya minyururu, icyo Bibiliya yise ngo ni iminyururu ya Orion, ziriya nyenyeri eshatu, ariko tubonamo inyenyeri ngo igaragara kurenza izindi. Iryo jambo muryiteho. Mu nyenyeri zose za Orion, imwe muri zo ngo ni imurika cyane kuri izindi, ngo ndetse bagiye bayita amazina atandukanye kubera ubwo bushobozi bwayo nuko kugaragara cyane. Orion ngira ngo na White yerekwa ngo yabonye ngo Orion abantu banyura yayise ngo ni irembo ry'ijuru. Kubw'ibyo rero Betelgeuse ni inyenyeri nyinini cyane kandi itukura. Mu gishushanyo ubona ko iri ku rutugu rw'ibumoso rw'umutwe w'inyenyeri ya Orion.
ndashaka kubasobanurira yuko habaho inyenyeri ariko hakabaho n'umutwe w'inyenyeri. Umutwe w'inyenyeri nicyo bita constellation mu gifaransa, aho inyenyeri runaka zihuzwa zikabyara ikintu cy'igishushanyo abantu ariko nibo baba barabishyize, nibyo bita imaginaire, ibyo abantu bashyizeho kugira ngo bagire uburyo babyita. Rero izo nyenyeri ziri hamwe zikitwa ukuntu. Betelgeuse rero ni imwe mu nyenyeri ibarizwa ku ruhande rw'ibumoso, ndetse ngo mu Cyarabu aho izina ryaturutse ngo bituruka mu Cyarabu, aho bahuza aho yita ngo ni giant's shoulder cyangwa se urutugu rw'igihangange. Orion rero niyo mpamvu Betelgeuse bazwa muri Orion ariko ku ruhande rw'ibumoso. Abagenzi n'abahinzi bo hambere ngo bayifashishaga nk'imbarutso yo gutangira kubara igihe cy'itangira ry'ihinga, ngo ndetse nk'igihe cy'imvura cyangwa cy'izuba, bitewe n'uko igaragara cyangwa igahisha. Uko yari kurushaho guhisha bahitaga bamenya ngo bimeze bityo. Igihe Betelgeuse itangiye kugaragara nijoro ku mugoroba cyangwa ikaba iri ku gitondo mu bukerikeri, ngo byabaga ikimenyetso cy'uko igihe runaka cy'ihinga cyangwa cy'urugendo rurambye kigiye gutangira. Bityo yahindutse imbarutso y'imyitwarire y'abantu ku bijyanye n'imihigo y'ubuhinzi, uburobyi n'urugendo. Ibyo byose byageragaho bikaba impamvu nuko iyo Betelgeuse karushaho kuba ikintu kigera ku buzima bw'abantu mu buryo bufatika. Intego Adventure na Pathfinder Kabeza twahisemo izina ry'inyenyeri ya Betelgeuse kugira ngo binyuze mu mwuka w'ubuhanuzi n'ijambo ry'Imana tubwire abantu ubutumwa bwo kugaruka kwa Kristo, tubere abandi inzira iganisha benshi kuri Kristo, tube intangarugero mu mico, mu myifatire no mu by'umwuka, tube umucyo umurikira isi. Niyo mpamvu ikivugo cyacu kivuga ngo turi inyenyeri, ukuboko kw'ibumoso kwa Orion, irembo ry'ijuru, twabaye imbarutso mu kumenyesha abantu ibihe, ndetse turi umucyo muto umurikira isi, turi intore z'Imana. Uwiteka abahire, murakoze cyane. None mukurikije ubusobanuro bwa Betelgeuse murumva twarahisemo neza? Niba twarahisemo neza ngaha abana ni mubashimire. Murakoze cyane, Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Abana rero bo muri Adventure n'abayobozi babo, reka tubasabe basubire mu byicaro byabo kugira ngo Pathfinder basoze gahunda y'umunsi wabo wa Pathfinder. Muri iyi Junior Club nk'uko twabibabwiye, umuyobozi wabo ni Donata Uwizeyimana, akaba afatanije na Emmanuel Ishimwe ndetse na Alice Umulisa, hanyuma na Michel, bari kumwe muri club ya Adventure. Club ya Pathfinder nayo iri muri Junior Club. Umuyobozi wabo twababwiye ko ari Fabrice ndi kumwe nayo, ufatanije na Dani Dushimimana n'abandi bayobozi batandukanye bari muri iyo club. Reka rero aba bana tujye tubafasha kugira ngo igihe cyose impano zabo zikurira mu itorero, kandi dufatanye kubwiriza ubutumwa kugeza ubwo Kristo azagaruka mu izina rya Yesu. Yes. Mama. Mama.
cyiza ubumuga dufite ahantu hose Yesu nadukiza ibyaha byacu byose tuzinjirana mu bwami bwera tuzitera hejuru turirimba haleluya Yesu warakoze muze dusange Yesu azadukiza ubumuga dufite ahantu hose Yesu nadukiza ibyaha byacu byose tuzinjirana mu bwami bwera tuzitera hejuru turirimba haleluya Yesu warakoze tuzitera hejuru turirimba haleluya Yesu warakoze tuzitera hejuru turirimba haleluya Yesu warakoze uri hano kugira ngo atwegere ndaza gusaba Uwikunda Manase Sibomana Gaspari ndetse na Kabanguka Eri hanyuma n'abagize inama y'itorero bose ndabasaba ko bahagurukira mu myanya yabo kugira ngo dusoze iki gikorwa cya Pathfinder Day muri ubu buryo. Pathfinder y'uyu mwaka kuko twizihizaga imyaka 75 imaze twari dufite ibikorwa biremereye twagombaga gukora. Ibyo rero abagombaga kubikora byagombaga kuba bifite intego. Intego twari dufite bwa mbere yari iyo gukorera umunsi mukuru mu rwego rudasanzwe aba Pathfinder ba hano Kabeza, kandi hakabamo ikindi cyari kiremereye aricyo kubatoza gutangira kwimenyereza ibikorwa by'ubugiraneza nk'abantu bazagira intego mu gihe kiri imbere. Mu bikorwa rero byagombaga gukorwa harimo kugurira mitiwere abatishoboye dufatanije n'umujyi wa Kigali, field yacu aho izatanga mitiwere zigeze ku 1000 binyuze muri field yacu mu cyiciro cya JA, natwe tukaba twaragombaga kubigiramo uruhare. Izo mitiwere 1000 muri field yacu zikaba zaratanzwe, kandi itorero rya Kabeza intego ryari ryahawe rigomba gutanga muri mitiwere rikaba ryarazitanze. Hagombaga kubamo kandi ibikorwa by'ubugiraneza byo gufasha abantu mu buryo butandukanye, nk'uko aba Pathfinder bagomba kumenyerezwa gutangira gufasha bakiri bato. Bityo dufatanije inama y'itorero ya Kabeza, icyiciro cya JA Adventure, Pathfinder, JAN, intego twari twabahaye muri iki gikorwa namwe mwayigezeho, Imana ibaha umugisha. Namwe ndabasaba muhaguruke kugira ngo tuze gufatanya kubashimira. Master Guide ya hano Kabeza, intego twari twihaye y'ibyo twagombaga gukora, aho buri mu Master Guide twamusabaga byibuze gutanga 10,000. Intego yabo Master Guide nabo bayigezeho, nagira ngo basabaho bari nabo bahaguruke. Nagira ngo mbabwire ko igikorwa cyacu hano Kabeza twari twakigeneye intego kizageraho muri iryo vugabutumwa yose ingana n'500,000, ariko mwese uko muhagaze ababigizemo uruhare bikaba birangiye iki gikorwa cyarageze ku ntego kigize 574. Abanasabaga abizera ko
aya matsinda yose ahagaze yashoboye gutanga iyo nkunga kugira ngo iyi Pathfinder Day ikorwe. Nagira ngo mbasabe mubampera amashyi. Uko aya matsinda yakoze, itsinda ry'inama y'itorero niryo ryaje ku isonga muri ibi bikorwa twari turimo twakoraga. Nagira ngo umuyobozi wavuye kuri field musabe atambuke hano mu izina ry'ubuyobozi bw'itorero n'inama y'itorero. Nagira ngo ashimire umukuru w'itorero, nyuma umuyobozi abadushimire. Itsinda ry'ababyeyi, ubwo ni ukuvuga ariko oya reka bose bakwegera. Agaba nawe ari muri iri tsinda, hanyuma Kabanguka arimo, Gaspard na Rutaburingoga muri iri tsinda ry'ababyeyi b'abana badushyigikiye. Iri tsinda niryo ryaje ku mwanya wa kabiri. Itsinda ryaje ku mwanya wa gatatu ni itsinda ry'aba Master Guide, niryo ryaje ku mwanya wa gatatu mu gutsinda intego. Nagira ngo umuyobozi wa Master Guide nawe umuyobozi amushimire. Itsinda ryakurikiyeho ni itsinda rya JAN. JAN niyo yakurikiyeho. Umuyobozi wa JAN ni Evrine, mbabarire nibagiwe kuguhamagara, ariko tambuka kugira ngo umuyobozi nawe akudushimire. Niwe muhuzabikorwa wa JAN hano itorero rya Kabeza. Hanyuma igikorwa cya Pathfinder Day cyose uwari ugihagarariye cyari gihagarariwe na Nige, wari umuhuzabikorwa wa Pathfinder Day. Hanyuma nari mfatanije na Salem. Ubwo rero kuko twabashije kugera ku ntego, Salem nk'uwo twari dufatanije guhuza ibi bikorwa, nawe nagira ngo utambuke bagushimire. Hanyuma tugiye rero gushimira abantu b'umwihariko. Tugiye gushimira abantu b'umwihariko mu buryo burenze kugira ngo iki gikorwa cyose kibe cyarageze kuri ibi. Hari abantu bamaze ibyumweru hafi 2 bataryamye kugira ngo ibi bizashoboke. Ku isonga nibwira ko umuntu ukwiriye kuzafata n'umwanya wo kuruhuka bihagije. Turabimusaba kugira ngo azafate umwanya wo kuruhuka bihagije, bitazamugiraho ingaruka ku bw'iyi Pathfinder Day. Umuntu wabaye indashyikirwa kugeza uyu munsi ni Master Guide Edith Musabyimana. Nagira ngo mumushimire. Niwe wari umubitsi wa Pathfinder Day. Ni ukuvuga ayo mafaranga yose 574 niwe yanyuze mu ntoki, ku buryo mu byo yagendaga yishyura hari n'amafaranga yayobeje, ariko yihangane Imana izamwongera nta kundi byagenda. Ubwo rero mwarakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Abandi bantu muri abo bantu b'indashyikirwa dushima, turagira ngo dushime umuntu ku buryo no kubivuga biragoye, ariko reka tubivuge. Dushime umuntu witwa Michel Harerimana. Harerimana Michel yazengurutse ingo zose zirimo aba bana b'Abadventure n'Abapathfinder, aramasa ariya amashati yabo, ajya kuyadodesha kuko bagomba guteraho iki kirango cya karabu turi buze twaronshinze uyu munsi. Ayo mashati akayaramasa, akajya gutezaho ibyo birango hamwe n'ibiburaho, akongera akayasubiza muri izo ngo zose ziri aha ngaha. Michel we no kumushima ntitwabona uko tubikora, ariko icyumweru umaze utaryama udasinzira, Michel Imana iguha umugisha, uzaruhuka nitugera mu bwami bwo mu ijuru. Undi wa gatatu tugira ngo dushime ni Master Guide Fabrice. Fabrice ari he? Nguyu. Fabrice ibi bintu byose mubona twakoze n'ibi biba biraha, tubiha agaciro. Twamara kubiha agaciro, igiciro bizatwara, akaza akatubwira ati mu gaciro bizatwara rero reka twebwe tuzagura ibikoresho bisabwa ibyo tutashobora kubona, ibindi
ubwenge Imana yarabumpaye ntaho njya kubugura, kubw'ibyo sindi bubugurishe, mwishyura ibijyanye n'ibyakozwe gusa, ariko akazi kazakorwa kose no kuza kubikoraho ako kose nzagakora ku bwitange. Fabrice, Imana iguhe umugisha. Ndagira ngo ibi mubona biri aha ngaha, ibi biri aha, biriya byo gushushanya, za stickers dushyira hano ku ruhimbi, uwo ni umurimo wa Fabrice asanzwe akora, ahubwo mu kumusabira umugisha turamusabira ngo n'abizera mujye mumuha akazi ntimukajya ahandi, nibona abona uko agaruza, kuko ibyo mu rusengero abikorana ubwitange. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Reka rero dusoze dutangaza yuko mu rwego rwa JIA tugira gutangaza umujiya wabaye umujiya w'umunsi. Uyu munsi rero umujiya w'umunsi muri JIA yose ya Kabeza ni umukuru w'itorero Gaspard Niringiyimana. Gaspard Niringiyimana niwe mujiya w'umunsi. Gaspard uyu munsi yabaye umugarukira JIA. Uyu munsi niho yavuguruye amasezerano muri JIA, ubwo rero niwe wabaye indashyikirwa muri JIA y'uyu munsi. Reka tubabwire ko uretse ibyakoreshejwe, amafaranga yakoreshejwe mu byari bijyanye no gutegura Pathfinder Day no kugura mitiweli zijya muri field, amafaranga yasigaye ageze mu bihumbi 120. Ayo mafaranga yose umubitsi w'iyi Pathfinder Day arayafite, ni Edith, kandi ayo ngayo twayageneye ibindi bikorwa by'ubugiraneza aba Pathfinder bahisemo byo kugirira neza abandi ba Pathfinder bagenzi babo. Kubw'ibyo birashoboka yuko hari umuntu waba yarajyanye umwana ku ishuri ariko mu makayi bamutumye hakagira iziburamo. Birashoboka ko muri iri tangira ry'amashuri hari akantu katagenze neza ku ba Pathfinder dusanzwe dufatanya muri iki cyiciro cya JIA ku Kabeza. Kubw'ibyo Pathfinder uzi ko umubyeyi we yagize icyo kibazo, dutanze uburenganzira bwose ngo aze kwegera mama Edith, hanyuma ayo mafaranga yasigaye ibihumbi 120 azakoreshwe, kuko aba Pathfinder nibo tubereyeho kugira ngo ibintu byose bikorwa muri JIA tubashimishe, tubane nabo. Ubwitange bwabo rero kuza kurepeta, kuza gutegura ibirori byose, nta mwana ukwiriye kugira icyo abura agiye ku ishuri mu makayi cyangwa iki. Ibyo rero bisigaye bizakoreshwa mu ba Pathfinder baha uwagize ikibazo cyo kugira ngo habe hari ikitarakemutse ku ishuri, yakwegera mama Edith we n'umubyeyi we, hanyuma icyo ngicyo kikazashyirwa ku ruhande. Turabashimiye mwese, Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Naho ubutaha muri Adventure Day na Pathfinder Day. Reka dusabe umuyobozi w'itorero kugira ngo adushyirireho akadomo kuri gahunda za Pathfinder Day. Murakoze. Sharire yarakoze. Akadomo nta kandi no gushima cyane, gushima cyane abayobozi ukuntu batoje bana bacu. Byatunejeje, twishimye, twanezerewe. Ubundi mukomereza aho ngaho, turabashima. Imana ibaha umugisha. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.